Mwaramutse neza, hari igitondo gifite umuyaga ariko ntacyo, turaganira gake ku bijyanye n'ibyo twavugaga ejo, n'ubu ngubu turabigarukaho. Mwabonye abantu benshi, kubona abantu barenze 200 bose bafite ubuhamya bw'uko babonye Bikira Mariya mu giti, ntabwo bimushyiramo, ahubwo biratwereka n'ubundi buhamya tuzi abantu bagiye bagira mu mabonekerwa yandi. Usibye n'amabonekerwa n'ibiba byanditse no muri Bibiliya, hari ibintu byinshi mbese biba bishingiye ku buhamya bw'abantu. Kuba ikintu gishingiye ku buhamya bw'abantu ntago bikigira ukuri. Nk'uko twabivuze ejo, ahantu hateraniye abantu benshi kandi bahujwe n'ikintu kiri sembolike, gishingiye ku bushobozi bw'Imana, n'indwara zirakira. Buriya bariya abantu bari hariya ntihabuzemo abantu bagomba gutanga ubuhamya by'uko bakiza indwara. Tugira amahirwe, ubuyobozi bukagenda bukonteyininga ibintu by'ibikabyo bakabigabanya. Naho buriya ari abantu babihoreye, hariya ahantu haba ahantu hatagatifu, ibitangaza bigakorwa, amasoko y'amazi akaza. Kuko urebye no kuzuka, abigisha bamwe batinda kuri le tombeau vide, icyo bita ngo le tombeau vide. Ukabona umuntu abyanditseho igitabo, ukabona umuntu abikozeho inyigisho, le mystère du tombeau vide. Igitangaza, ibanga rijyanye n'uko imva iri mu busa, ngo kuba imva iri mu busa ubwo Yesu yazutse. Urumva, iyo ni proof. Yesu atarigeze abwira abantu ibyo kuzuka kwe, atarigeze abwira abantu ko ashaka kubajyana mu ijuru, ariko bitewe n'uko ariho bashaka gukomvenka abantu yuko idini y'Ikiyahudi yagomba kuzurizwa muri Yesu, bakerekana yuko yazutse, ko agomba kujyana abantu mu ijuru. Kuvuga ngo kuko imva irimo ubusa ngo ubwo yazutse, iyo proof imeze nk'uko wafata urubuto, fata umwembe, fata ipapayi, risa nk'aho rifite ubuzima riri ku giti, none ryarangije kugwa, cyangwa warimanuye uribitsa ahantu kugira ngo rishye, none niba uje ukaribura, ugahita uvuga ngo iyo ni proof y'uko ryasubiye ku giti. Urumva, burya biba bimeze kimwe. Niba uvuze ngo kuba le tombeau vide cyangwa imva irimo ubusa, ubwo ni ukuvuga ko Yesu yazutse. Ni ukuvuga ko n'urwo rubuto niba utarubonye ahandi wari warukize, ubwo rwasubiye ku giti. Good. Après tout, iyo urebye nka Yesu uko bamwe bamuvuga, bariya bavuzwe ko aribo banditse ubuzima bwe, usanga hamwe apfa avuga ati dans tes mains Seigneur je remets mon esprit. Urumva asa nk'umuntu wihebye byamukozeho, aravuga ati mu biganza byawe nshyizemo roho yanjye, ibintu byandangiriyeho. Aho ni mu banditsi nka Mariko, Matayo, gutya ziriya evangeli sinoptique. Ariko ugasanga indi evangeli iri ku ruhande y'umuteoloji, ni umuntu wakoraga ibintu bya teoloji, bya filozofi, ibintu bihanitse. Yohana wakagenda bibona ukundi, akavuga ati birujujwe. Urumva ya mitwe yari afite cyangwa bamukoresheje Yohana yo kwerekana yuko Ubuyahudi bugomba kuyobora buri gihe ku Bukristo, aricyo Spinoza yavuze ati Ubuyahudi n'Ubukristo ntabwo bikurikirana, Noneho uwo Yohana bashaka kwerekana ko message ya Yesu ari message iza yuzuza isezerano Abayahudi bari bafite. Aravuga ati birujujwe.
urumva hari ibintu byari byaratangiye aje kubyuzuza none byujujwe n'urupfu, ati birujujwe. Mu yandi magambo sipiriti yari iri mu muntu wanditse cyangwa injyana yari iri mu muntu wanditse Evangile selon Saint Jean yari isa nk'injyana ya Pawulo. Spinoza we aravuga ati Pawulo ni nk'aho ari we washinze ubukristo, kandi umuntu utarabonye Yesu, ahubwo umuntu washatse kwerekana yuko abantu bose bagomba gukirizwa muri Yesu. Ati sibyo, kuko Yesu ubwe ntabwo yashakaga kwerekana ko abantu bakirizwa muri we ngo abajyane ahandi hantu hitwa mu ijuru, ahubwo yagiraga ate, yari mesaje y'umuntu w'umurevolutionnel, w'umuntu ubona injustice yubakiye kuri religion. Muri make yamubonaga nk'uko ubona bari abantu bo muri théologie ya liberation yo muri Amerika Latine bose bafata Evangile nk'aho ari message ijyana guhindura imibereho y'abantu, atari message ishaka kujyana abantu mu ijuru. Ntabwo Yesu yaje ashaka kujyana abantu mu ijuru, ariko usanga abantu banditse Evangile ya Yohani ari abateoloji, kandi babyanditse bose nyuma Yesu yaranapfuye, ariko bakerekana ngo Yesu yaravuze ati ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Ntabwo duhinyura Yesu, ariko turerekana Yesu uwo ari we, kandi tukerekana yuko ibintu by'ibitangaza bihuje abantu benshi akenshi biba birimo fraude, bidakwiyeho hari abantu baba babirimo n'umutima utaryarya, ariko byaba mu bantu benshi, byaba exploité par des pouvoirs religieux politiques, ugasanga bigize ibindi bisobanuro, noneho twebwe twaza nyuma tukazabyikubitamo tukabikomerezamo. Ni Peter Claver Rurangwa, mukomeze musangize abandi ibitekerezo nk'ibi by'umwanditsi Baruch de Spinoza. Murakoze.